cyane. Imana ibaho umugisha. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe amasengesho yacu muri uyu mwanya. Imana rero mbizi neza, ndashidikanya rwose yuko itwitayeho kandi dutega amatwi igihe dusengera ibyifuzo twatoranyije. Ndabizi neza ko nawe uri muzamura ibyo mu mutima wawe kandi ugirira Imana mu ijuru icyizere. Yishyuza amasezerano yasezeranye rwose ko mu gihe cy'amateraniro makuru izita ku byifuzo, izaduha imigisha, izaduhira rwose. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Mu nkundire rero dusome isomo ryacu ry'umugoroba dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 8 umurongo wa mbere turageza ku wa 4. Turi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 8 umurongo wa mbere turagira ku wa 4. Abahageze muvuge ngo amina. Imana ibaho umugisha. Mureke dusome. Bibiliya iravuga ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami, washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse, ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Ejo twarebeye hamwe ikigisho kitubwira intambwe y'ubutwari. Isomo ry'umugoroba ryari mu gitabo cyo kuva 12:37 ryatubwiraga uburyo Abisiraheli bahagurutse mu Egiputa. Ikigisho cyacu umugoroba ntabwo gitandukanye n'icyejo, ahubwo birakomezanya. Guhaguruka kwabo mu Egiputa yari intambwe y'ubutwari, birumvikana, kandi igihe cyose bamazeyo uguhaguruka kwabo byagize umumaro, kuko igihe bari bamaze gufata umwanzuro wo guhaguruka, ariko kandi uwo mwanzuro udapfuye kwizana gusa, ahubwo uturutse ku kuba bari bakorewe umuhango wa Pasika. Iyo Pasika yabahaye imbaraga, ibatera umwete, inanaberekana none urubanza n'ubutabera bw'Imana. Uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe nanone icyigisho gifite umutwe uvuga ngo umwanzuro ugoye ariko ushoboka. Umwanzuro ugoye ariko ushoboka. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko, ndabizi neza, ndashidikanya ko nta yindi Mana iriho atari wowe. Nanjye nishize mu biganza byawe uyu mwanya ngo unyeze umboneze rwose. Mu gihe mpagaze hano ngiye kuvuga, nkundira ntaba ari nge, ahubwo wowe uvuge, twese uhugure imitima yacu kugira ngo twumve inama zawe binyuze mu ijambo ryawe. Ngusabye imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri. Ndagusaba rwose amagambo akwiriye ahuje n'ubushake bwawe. Icyoro n'igitinyiro byawe bibe muri iri teraniro. Umwuka w'Imana agenda aha hantu, imitima yacu rwose ifungukire, ihugukire kumva ibyawe. Uburizemo imigambi yose ya Satani. Ku musozo w'iyi gahunda, icyoro giharirwa Imana Data gusa. Abari hano twese duhabwa umugisha. Ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Bibiliya iravuga ngo amanutse kuri uwo musozi. Byumvikane ko hari igihe n'ubundi yazamutse uwo musozi. Aya magambo nani cya Matayo ni amakuru ahera mu gice cya 5.
aho batubwira ni muri Matayo, turi ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, batubwira Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Iyo usomye Matayo igice cya 5 umurongo wa mbere, haranditse ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. N'ibindi byinshi yagiye ababwira uburyo atazanywe no gukuraho amategeko y'Imana, yongeye kubasubira muri ayo mategeko nuko bakwiriye kwitwara. Yesu ababwira uburyo bakwiriye kwiyiriza ubusa. Abantu bari benshi cyane kuri uwo musozi. Yesu atangira kubabwira ibyo kutayoboka inyigisho z'ibinyoma, abigisha uburyo bwo gusenga. Kuri uwo musozi wari wabaye umusozi w'imigisha, atangira kuvugana nabo. Nyamara kandi uko abantu bazaga ari benshi, ni nako bazanaga abarwayi babo, ni nako bazanaga abafite ibibazo, ab'imitima yashavuye. Yesu yarari aho ngaho ngo ahumurize imitima y'abantu. Nuko atangira kubabwira ibyo kudahungabana muri ubu buzima bitewe n'ibyo bari mu kunyuramo. Yabwiye abantu benshi byinshi kuri uwo musozi, ababwira iby'irembo rifunganye, ababwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira uko bakwiriye kuba muri iyi si. Uwo musozi umunsi wose Yesu yiriwe ari mu gukora imirimo n'ibitangaza, avuga iby'ubwami bw'Imana. Bibiliya itwereka uburyo abantu bamusanze ari benshi, ndetse n'inyigisho yatanze kuri uwo munsi. Abari bafite uburwayi Yesu yabarambikagaho ibiganza bagakira. Abantu bazaga muri iryo teraniro bazanye abafite ubumuga bagakira. Abantu bazaga muri iryo teraniro bazana abafite ibibazo bagakira. Abantu bazaga muri iryo teraniro hari abantu bavukanye ubumuga bagahaguruka rwose bashima Imana. Abantu bazaga muri iryo teraniro abandi bafite gushidikanya uwo muntu wari we, ariko bagasobanukirwa yuko ubwami bw'Imana bwagendereye abatuye isi, bakamenya Kristo rwose nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Abantu bamwe bagiye babyumva, rimwe na rimwe abandi ntibabyumve. Ibyo ni rusange ku materaniro yose. Uwo munsi rero nk'uko abantu benshi muzasoma ibyabereye kuri uyu musozi, muzasanga ko abanditsi benshi abanditse ibishingiye ku byo basomye ku byavugiwe kuri uwo musozi. Uwo musozi bagiye bawita umusozi w'imigisha, kuko Yesu yahesheje abantu imigisha kandi abasobanurira iby'inzira y'Imana, abasobanurira iby'ubwami bw'ijuru. Kuri uwo musozi abantu baranezerewe rwose. Maze ijambo ry'Imana riratubwira amanutse kuri uwo musozi, igihe abantu bari benshi bari hafi aho, amanutse kuri uwo musozi. Bibiliya iravuga ngo haza umuntu wari ufite uburwayi bukomeye cyane, uburwayi bw'ibibembe. Byumvikane, bamwe mu bashakashatsi berekana yuko uwo musozi Yesu yari ariho wasaga naho uteganye n'undi musozi hakurya hariya baciragaho cyangwa bajyanaga mu kato abantu bafite ubumuga cyangwa se uburwayi bw'ibibembe. Uburwayi bw'ibibembe ni indwara abayuda batinyaga mu buryo bwose bushoboka, kubera yuko iyo ndwara bibwiraga yuko ari igihano cy'icyaha. Abandi bayifataga nk'aho ari ryo shyano rya mbere ku isi. Nta muntu wabaga wemerewe kujya mu bantu igihe yabaga afite uburwayi bw'ibibembe. Amategeko y'Imana, amategeko ya Mose, unyuze mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 13 ku murongo waho wa 44 ugakomeza, bari barashizeho amategeko yuko bigomba gukorwa igihe bamashije kuvumbura bakamenya ko hari umuntu ufite uburwayi bw'ibibembe. Yagombaga gusuzumwa n'ababifitiye ubushobozi, yagombaga gusuzumwa n'abatambyi, abaganga bagombaga kumugeraho. Igihe byamenyekanaga ibimenyetso cyangwa ibipimo bigahamya neza ko uyu muntu afite ibibembe, nta kindi cyakorwaga keretse yuko uyu muntu yagombaga guhita akora uko byagenwe.
uko byagenwe no kwambara imyenda icikaguritse, agafata umusatsi we kawushyiramo imikungugu, ubundi agatangira kugenda avuza induru ataka ati ndahumanye, kugira ngo abantu bose bave mu nzira. Uwo muntu akagenda ashorewe n'abantu ariko badashobora kumukoraho, bamwerekeza hahandi. Ntabwo washoboraga kujya mu rugo rwawe ngo usezere. Igihe wageraga ku batambyi bikagaragara yuko ibibembe rwose ubifite, nta handi wongeraga kujya. Ntabwo byashobokaga yuko usezera umugore, ntabwo byashobokaga yuko usezera korari, ntabwo byashobokaga yuko usezera famiye, ntabwo byashobokaga yuko usezera abavandimwe. Oya, ako kanya ugomba guhita ufata inzira umeze nk'uko byagenwe n'amategeko, ukagenda habugenewe gushyirwa abantu barwaye ibibembe. Uwo murwayi rero arakomeza. Hari abandi ababembe babanaga nawe, babaga bari mu ruzitiro. Iyo ndwara y'ibibembe rero abantu benshi bagwaga iyo, abandi benshi bapfaga bakagwa hirya iyo, kubera yuko iyo ndwara impamvu bayitaga ishyano, ni indwara yandura, ni indwara itaryana ariko yica buri kanya. Ni uburwayi ubasha kurwara bukagenda bugucaho ingingo ariko utumva ububabare, ingingo zikakuvaho, aho ushobora kuryama ukabyuka ugasanga amano yose yasigaye aho uryamye kandi utabizi. Ubwo burwayi rero barabutinyaga, babonaga ari cyo gihano cy'icyaha cya mbere. Uyu muntu rero iyo bamara kuvuga yuko arwaye ibibembe, umuryango we wasigaraga mu gahinda, nawe akagenda yikoreye uwo muvumo we atakifitiye icyizere cyo kubaho, kuko ntiyenda kugaruka mu bantu. Amategeko n'amabwiriza yagombaga kuba gukurikizwa, kuko umuntu wabaga afite ubwo burwayi akaba atemerewe kujya mu bantu. Igihe yabaga ashobora kuba yarenga kuri iryo kosa, nta kindi yabaga akwiriye keretse guterwa amabuye no kwicwa. Abantu bose rero niyo bumvaga izo nzogera, bakumva urwo rusaku rw'umuntu wirukanka ari kuvuga ngo ndahumanye, ibibembe byangezemo, abantu bose bagombaga guhita bahunga. N'umuryango wawe umugore ntiyashoboraga no kukubwira ati mva basi fata agacupa k'amazi werekeze hakurya. Icyo bakoraga ni uguhita baguhunga, kuko umukozeho nawe wafatwaga nk'uhumanye. Ubwo nawe akerekera muri cya kibanza aho atemererwa kujya mu bantu. Kubw'iyo mpamvu rero, kugira ngo utagerwaho n'uwo muvumo, kugira ngo ako kaga kataba mu rugo rwawe, nuko wagombaga guhunga byihuse. Igihe wumvise umuntu avuga ko ahumanye, arwaye indwara y'ibibembe, abagabo rero babaga bari hakurya aho, baraciriwe hirya iyo, ubundi badashobora kugira gute, badashobora kuva aho ngaho. Uyu mugabo yamenye amakuru ya Yesu. Haleluya. Yamenye amakuru ye, kandi hakurya hariya biriwe bashungereye bitegereza ya mirimo n'ibitangaza. Ariko igitangaje, nta burenganzira yari afite bwo kwegeraho, nta n'uwashoboraga kuza rwose kubyitegereza, kubera yuko atemerewe kujya mu bantu. Yesu kuva mu gitondo arigisha, arabwiriza, akiza abarwayi, ahumura impumyi, akiza abafite ubumuga, abafite imitima ishavuye. Yesu arabahumuriza, bagira imitima rwose ituje, abasobanura iby'inzira y'agakiza, ababwira iby'ubwami bwo mu ijuru, ababwira iby'urukundo rw'Imana, ababwira ukuntu isi Yesu ushaka kuyikiza, uburyo Imana ifitiye imbabazi abafituye iyi si. Ibyo bintu byose, ayo magambo yose na bya mirimo y'ibitangaza, abantu bo hakurya hariya barabyitegerezaga babibona. Maze uyu munsi utangiye kwira, uko umunsi wiraga, uko amasaha agendaga yicuma, niko kwizera kwatangiraga kuzamuka mu mutima w'umugabo umwe wari muri cya cyumba, wari muri hirya hariya, wari muri kiriya gipangu, wari kuri uriya musozi, wari mu kazitiro. Atangira kumva mu bwonko bwe akeneye kureba umwami Yesu. Aravuga ati ndabizi neza, nshingiye ku makuru namwumvanye, nshingiye ku byo namubonanye, afite ububasha n'ubushobozi
bushobozi bwo gukiza indwara y'ibibembe. Haleluya. Abwira abagenzi be ati ndagiye. Yabonye Yesu amanutse umusozi, ukuntu yabonaga ibitangaza bikorwa, yagiye yumva ashaka kugenda, ariko umutima ukamurya. Yumva ashatse kujyayo, nanone umutima ukamurya. Uko yagiraga igitekerezo niko amategeko yitambikaga imbere ye, ya yandi nawe ubwe azi yigishijwe yuko umuntu umeze atyo adakwiriye kujya mu bantu, nta burenganzira afite bwo kwegera abantu. Igitekerezo cyazaga cyo kwegera Yesu, amategeko y'ubuzima kitambika imbere ye, amategeko y'imihanga kitambika imbere ye, ya mategeko bari barashizeho kitambika imbere ye, ariko yumva rwose akeneye kujya imbere ya Yesu. Ariko ibyo byose byamusunikaga na bagenzi be bakamubwira ngo aho gupfa none wapfa ejo, ni hahandi uzapfira ubusa, guma. Umugabo bimwanga mu nda, akomeza kumva rwose akeneye kujyayo, bimwanga mu nda. Mu gihe kirimo atekereza ibyo, abona iminsi n'amahirwe yagenewe arimo aragenda amucika amunyura mu myanya y'intoki. Agiye kubonabona butangiye kwira, amasaha atangiye gukura, abona Yesu amanutse umusozi. Bibiri iravuga ngo Yesu amanutse kuri uwo musozi. Uyu mubembe yaravuze ngo nshobora kurata amahirwe y'uyu munsi nkazapfa byiteka ryose. Amahirwe nabonye uyu munsi nshobora kuyakerensa nkazazimiza ubugingo bwanjye. Arangije ava muri bagenzi be. Bagenzi be baramubwira ati ariko urajya he? Waguma ahangaha wareka kujya gupfa? Ibyo bintu ugiye kwishira ni ibiki? Umugabo aramanuka, abatoboye igipangu maze aragenda. Abantu rero bari barasobanukiwe n'ibyo, bazi ikibazo cy'ibibembe, amategeko yayo, nta nushobora kuba yakegera umuntu ufite ibibembe. Icyo bakoze, babonye umuntu amanuka kuri uwo musozi, wa wundi wo hakurya, kandi bazi ko nta wundi muntu ubayo keretse umuntu gusa urwaye ibibembe. Batangira kugira ubwoba, batangira gushidikanya, imbaraga zo gutekereza yuko uwo bari kumwe ari umwami usumba byose, umwami ufite imbaraga ku biteye ubwoba byose, umwami ushobora gucecekesha ibindi byose byabahabura. Izo mbaraga n'ibyo bitekerezo birazimira rwose. Batangira kugira ubwoba, batangira kubwirana tidoro uriya muntu. Rero nabo icyo bakoze ni ugutangira kumutuka no kuzamura urusaku rwinshi cyane bamukoba, kugira ngo bamutere ubwoba ye kuzaho, kuko kuzaho ngaho arabateza akaga. Ashobora gutuma nabo bahumana, kandi naramuka bahumanyije, icyo bari bukore ni uguhita birukana mu bantu, bakagenda bagasanga abandi babembe hakurya hariya. Maze wa mugabo ntabwo yitaye ku bitutsi, urusaku ntabwo rwamubujije kuza, urusaku rw'ibyo rw'abo bantu bose. Yesu nawe ari mu kubyumva, we yikomereje umurimo we. Abantu babonye atari kumva urusaku, babonye atari kumva ibyo bamubwira, batangiye gufata amabuye ngo bamutere byibuze barebe ko yasubirayo. Batangira gufata inkoni, ati wibeshe turagukubita. Nawe nambwa ati turakwica, wowe urashaka ngaho ngwino bakwice. Baragutera amabuye. Uyu mugabo nawe icyo yakoze ni ugutumbera abantu aho Yesu ari, akomeza kwatanya. Abonye ari kwatanyaza, baravuga ati uyu muntu yasaze, ni hahandi ari buze kudukoraho, kandi turi bwandure ibibembe. Icyo bakoze ni igice, nuko batangiye kuvungagurana birukanga. Umwe ariruka, undi wa kabiri, bose bariruka. Babona Yesu ntabwo ari kwirukanga, birukaga ariko bari no kumutera ubwo bamutera ibiti n'amabuye, ariko we ntiyabyitayeho. Akomeza guhangana, akomeza kwigira imbere, akomeza kwatanya, asanga aho Yesu ari no kuba mutuka bamutera amabuye. Aravuga nti oya, ngomba kwegera Yesu nubwo byaba urupfu, ariko bizandika ko napfuye ndi gusanga Yesu. Haleluya. Abantu bariruka baragenda. Yesu yibonye ahagaze asigaye wenyine. Ibi biratangaje. Ibaza umuntu waje afite ubumuga yavukanye, Yesu aramukijije, ariko izo mbaraga Yesu yakoresheje amukiza
yuko zamukiza ibibembe bamwanduza ngo agume kuri Yesu. Akomora kumvise abantu bazanye abarwayi babo Yesu akabakiza. Izo mbaraga zikoze icyo gitangaza, igiteye ubwoba gitumye uhungu wagukoreye icyo. Babonye igiteye ubwoba, barirukanga bava ku mwami wabo, barirukanga basiga umukiza, baragenda bose ntihagira n'umwe usigaraho. Arabo yakishije, arabo yakishije ababo, abari bafite imitima ibabaye, abo Yesu yahumurije, abo yakoreye ibitangaza binyuranye, barangije barirukanga. Ibiteye ubwoba byatumye bahunga umukiza, bituma basiga Imana yabo. Urusaku rw'ibyo bituma basiga Imana yabo. Nshuti bakundwa, ukuntu ibiteye ubwoba biri guhemuza abantu bagasiga Imana, ukuntu imibereho y'ubuzi biri gutuma abantu bareka Imana. Imana yagukoreye kiriya, ikindi kiraje uyivuyeho. Ibaze kuba Imana yarakurokoye, warangiza ugakurwa ku murimo w'Imana no kuba ngo bakuvuze muri korari. Ibaze kuba Imana yarakugiriye neza, ikagufasha ikakugira uri uyu munsi. Ibiteye ubwoba, urusaku rw'ibibazo by'ubu buzima, amagambo menshi, abantu benshi bari kuva ku Mana kubera ihindagurika ry'imibereho n'ubuzima, batitaye ku bitangaza Imana yakoze. Ibiteye ubwoba biri kudukinga amaso, ibiduhangayikisha biri kudukinga amaso, birimo biradufungirana rwose, bikibagiza intekerezo zacu yuko hari Imana yakoze ibitangaza mu bihe byashize. Hari umwanditsi umwe wanditse aravuga ngo ntabwo dukwiriye kugira ubwoba bw'ahazaza keretse tubaye twibagiwe uko Imana yabanye natwe ahashize. Haleluya. Ntabwo dukwiriye kugira ubwoba bw'ejo hazaza, ntabwo ukwiriye kugira ubwoba bw'ibyo uri mu kubona keretse wibagiwe icyo Imana yakoze mu gihe cyashize. Nta mateka ufite Imana, uramutse ushize ubwenge ku gihe ukicara ukabarura n'ikaramu kuva wamenya ubwenge uburyo Imana yabanye nawe mu bihe byashize, ibitangaza bikomeye yakoreye ubuzima bwawe, ibyo yakoze mu mibereho yawe, uwo wariwe n'uri uyu munsi, kuki biteye ubwoba? Urusaku rw'ibibazo byo muri ubuzima bigukura ku Mana. Wacitse intege nta gusenga, nibyo koko urusengero rwa rubasha kuba rutari gukora. Reka mabwire, urusengero rw'amatafari rubasha kugera igihe runaka rutari gukorwa, rutari kwinjirwamo n'abantu, ariko urusengero rw'umutima nta muntu n'umwe kuri iyi si ushobora kurufunga keretse nyirarwo. Niki gituma udakomeza gusenga Imana? Ntabwo kuba utagiye ku rusengero bikuraho kuba isabato ari umunsi wa karindwi. Ariko benshi ubu babigize urwitwazo, niwo mwanya wo kuryama, niwo mwanya wo gusura abo batasuraga, niwo mwanya wundi runaka wo kujya kureba inshuti n'abavandimwe, niwo mwanya wo kwirirwa ureba jaride yawe mu rugo. Reka mbabwire bavandimwe, isabato ni umunsi wo kuramya. Imana itugire neza cyane. Mu gihe nubwo ibiteye ubwoba byatumaga abantu bari kuva kuri Kristo batitaye ku mbaraga yakoresheje abakiza ibiteye ubwoba nanone, ariko urusaku rw'ibiteye ubwoba ntirwabujije uriya mugabo gusanga Yesu. Nubona uri kuva kuri Yesu, umenye ko hari abandi muri iyi si uyu munsi, yewe no mu rusengero rwawe no mu gihe cyawe, bari ku mavi bari kwegera Imana. Ntabwo Imana izabura abantu, ntabwo bishoboka. Barirukanse kubera ibiteye ubwoba,
mugabo ibiteye ubwoba by'amabuye n'urusaku ntibyamubujije kwegera umwami we. Nubona uri gutsindwa, burya hari abandi bari ku mavi bari kwegereza ubugingo bwabo umwami Yesu. Icyakora Imana irababara ishingiye ku bitangaza n'imirimo ikomeye yakweretse mu maso yawe, aho nawe ubwawe uri umuhamya. Nta nubwo ufite ubuhamya bw'ibyashize, ahubwo nawe ubwawe bamwe muri mwe umubiri wawe ubwawe ukaba uri ubuhamya wowe kuburiho. Ariko amagambo, urusaku rukagukura ku Mana. Imana tugire neza. Gufata umwanzuro k'uyu mugabo wo kwegera Yesu numwe mu myanzuro igoye ushobora gusoma muri Bibiliya. N'umwanzuro ugoye, bimeze nko kwishyira mu rupfu, bimeze nko gukora ikidashoboka. Nta nubwo byabagaho, ntabwo byari bimenyerewe gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kugenda mu bantu urwaye ibibembe ubizi, uri mu kato k'abarwaye ibibembe, kandi bitemewe rwose ko umuntu umeze nk'uwo ajya mu bantu. Ndagira ngo mbabwire yuko niba hari umwanzuro ugoye mu isi ya none, ni umwanzuro wo guhaguruka mu Egiputa werekeza mu butungane. Bavandimwe, iyi si turimo muri iki kinyejana cy'iterambere, intambara, ibiza, amajyambere hirya no hino mu buryo budasanzwe, gufata umwanzuro wo kwiyegurira Imana ngo bindahemuka by'ukuri ni umwanzuro ugoye. Ariko amahirwe dufite nuko mu izina rya Yesu ushoboka. Gukizwa mu isi ya none, gukizwa mu isi y'uyu munsi, kwegera Imana ufite umugabo umeze kwa kundi, umugabo winjira mu nzu atanasuhuje, umugabo uza abana bagatitira, umugabo winjira mu nzu abaza ibiryo atanazi nuko byahajwe. Gukizwa uri umugore umeze utyo, uri muri famiye kwa sobukwe na nyokobukwe, nta n'umugucira kari urutega, bakwanze batari banakubona, ugeze iwabo bibaza ati uyu muhungu akubise amaboko mu ziko, iki ni igice azanye. Ukaba uri aho ntawe ugusura, niyo ugerageje kujya mu bukwe birirwa bakureba, bagahera hasi ku rukweto bazamura hejuru. Gukizwa uri muri ubwo buzima ni umwanzuro ugoye, ariko ndakubwira ngo mu izina rya Yesu urashoboka. Gukizwa ufite amafaranga, reka mbabwire ko ari umwanzuro ugoye. Njya nkunda kubwira abantu ngo ikizakubwira umugabo ukijijwe weguriye ubugingo bw'Imana nubwo atari cyo gipimo, nibyo mvuze nk'umuntu, ni ukumuha amafaranga. Umugabo umuha amafaranga nawe akire abarwe mu bakire, ubundi umubwira agaruke mu rusengero, agaruke muri korari, agaruke mu murimo, yongera abo mu diakoni, yongera abo mukuru w'itorero. Umugore wakijijwe wahaye Yesu ubugingo, uzakubwira ngo nanjye ndakijijwe, ari umugore uzamureresha umwana atabyaye, uzamenya ko yakijijwe. Uzahita umenya rwose ko uwo muntu hari indi mbaraga afite. Uri umugabo, gukizwa mu isi y'umugore utita ku bana, ntiyite ku mugabo. Imana itugire neza. Umusore wo muri iki kinyejana uba muri geto hariya, gufata umwanzuro wo kwiyegurira Imana, akambara nk'uko abakristo bambara, akarya nk'uko abakristo barya, agafata Bibiliya n'ibyigisho by'ishuri ry'Isabato akajya mu rusengero. Uwo mwanzuro uragoye, ariko musore nshuti yanjye, mu izina rya Yesu urashoboka. Gukizwa uri umukobwa wo muri kino kinyejana,
babandi bahora muri bya birori twavuze ejo bahinduranye umunsi ku wundi. Gukizwa mwisi ya none yikoranabuhanga, aho ugenda ukajya mu cyumba cyawe ubundi ikoranabuhanga ry'isi yose ukayizenguruka, message 10 zikubita muri telefone yawe icyarimwe kuri WhatsApp, kandi buri wese akubwira ko ari we mukundana mugiye kubaka urugo, nawe ugenda ubasubiza ati niko bimeze. Abakobwa niba bagiye kuzashinga ikipe y'imipira simbizi, kugira ngo ngende nashaka abasore bangana n'ikipe, umwe ajya akina kuri rimwe, kuri kabiri, ndi kuri gatatu. Gukizwa mu isi ya none ni umwanzuro ugoye ariko urashoboka. Uriya mubembe yafashe umwanzuro, arahaguruka aragenda. Ageze kuri Kristo abantu bose bamaze kwiruka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu azamura ikiganza kimurambikaho. Nyuma yuko amaze gutaka mu ijwi rirenga ati mwigisha, icyifuzo kinzanye ni ugukira. Kubera yuko yabonaga yuko yakoze ishyano, yabonaga yuko ibyo ari mu gukora bitemewe, yabonaga yuko ibyo arimo bitabasha gukoreka, nawe yumvaga yarenze ku mategeko n'amabwiriza. Mu cyifuzo cye ashyiramo incertitude, kumva adafite icyizere, wabishaka wabasha, yumva atizeye ko biza kuba byo. Ariko Yesu yarebye ukumaramaza kwe, kuko abantu bamutukaga Yesu areba, abantu bamusubizagayo Yesu abyumva, bamuteraga amabuye abyitegereza. Arangije aramubwira ati umva, ni ukuri ugihaguruka ndabishaka kira. Uwo mwanya ibembe bye bimuvamo. Bamwe batangira kutagira Yesu cyizere, bavuga bati uyu wakoze ku bibembe azongera kutwigisha. Ariko abandi ahubwo barutaho kumwizera, bavuga bati ufite imbaraga zo kubasha gukiza umubembe uyu arashoboye. Haleluya. Nshuti mukundwa, iyi ndwara y'ibibembe ni imwe mu ndwara abanditsi benshi bagarutseho bayigereranya n'indwara y'icyaha. Indwara y'icyaha ni indwara itaryana. Urabuvuye kwiba ukaza ukaririmba, urabuvuye gusambana ukaza ukayobora, ukomeza kuba umubwiriza wica amategeko y'Imana, batita ubasha kuba umuyobozi, ariko rwose warabaswe na kamere, waranze kwihana. Hari ibyawe utatuye mu mutima ngo byaturire Imana, Yesu akugirire neza. Iyo ndwara y'ibibembe ni indwara yica buhoro buhoro, udabasha kubyumva kuko ntiryana, nta musonga igira, ntabwo ikubabaza ngo byumve nyine ko iri kukurya. Iyo aba ari indwara iryana ku buryo ituma akaguru kazamuka kagatangira kukurya, ugatangira gucumbagira, wenda wava gusinda ukagera mu rugo rwawe uri gucumbagira. Umugore yakubaza ngo byagenze ute se wavunitse, ati oya izo ni inzoga, byibuze bakavuga bati ihane. Ariko ikibabaje ni indwara yica ariko itaryana. Abantu baza mu rusengero ukagira ngo n'abakristo, ukagira n'abantu b'Imana, ukagira ngo barera, ariko nyamara bafite amacyakubiri mu mitima. Ubugome ni bwose, bafite ubugambanyi. Ubasha kuyobora itorero imyaka myinshi mu rwego urwo ari rwo rwose, yaba ari urworoheje cyangwa urukomeye, ariko ufite ubugambanyi mu mutima. Ni indwara y'ibibembe. Iyo uyirwaye ntiyakubuza kwiga ngo utsinde, iyo uyirwaye ntiyakubuza kusa neza ngo ukundwe na benshi, iyo uyirwaye ntikubuza kuririmba ijwi ryiza, iyo uyirwaye ntikubuza kuba umuyobozi wemerwa n'itorero, iyo uyirwaye ntikubuza kuba wakoresha ibyuma neza bikawusona neza, iyo uyirwaye ntikubuza kuba wajya mu kazi ugakora neza ukayobora, wicara muri banki rwose ibintu bikagenda neza, wicara muri ofisi. Urayirwaye utwara imodoka ukayijyana ku kazi ukayigarura ukayigeza mu rugo. Iyo uyirwaye ntikubuza kuba umusore mwiza wahunda abantu bose bavuga bati mva uyu musore ni sawa. Iyo uyirwaye ntikubuza kuba ufite amafaranga yawe kuri banki
ashoreranye, ntikubuza kugura ikibanza ukanubaka. Iyo ndwara y'ibibembe ubu yirwaye ukaza mu rusengero, ntikubuza rwose kuza kwisabato cyangwa ikindi gihe cyose ujya gusenga ukaza ugatura amaturo mu rusengero. Ubusinzi n'ubupagani n'ubusambanyi ibyo byarabasa umutima wawe. Iyo ndwara yica itavuga. Abantu benshi barayirwaye, bagiye kuzabwirwa ngo sinigeze na rimwe nkumenya. Baririmbaga, muzasoma igitabo cya 2 cy'Abami, umugabo witwa Namani wari urwaye ibibembe, ariko agakora imirimo myinshi ku buryo n'igihugu cyageraga ku iterambere, umutekano wacyo gasugira kubera Namani. Ariko kandi biri kavuga ngo mwimbere yari afite ibibembe. Ntiyakubuza gukora imirimo, ntikubuza kwicara mu rusengero, ntikubuza kugendana ibitabo ku gatuza, ntiyakubuza kuba pasitoro, ntiyakubuza kuba umukuru w'itorero, ntiyakubuza kuba umudiyakoni kazi, ntiyakubuza gukora imirimo yose. Ariko uyifite nshuti mukundwa, ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 4 ku murongo wa 5, aho Bibiliya itubwira ngo Imana igiye kuzafata umunsi wo kugenzura ibyo mu mitima, ibyahishwe hiryaho, bya bindi byose twebwe twakoraga tutabireba, abantu tutabireba, ariko Imana ireba mu mitima, irabizi neza ibibembe ufite ibyari byo. Nubwo bitakurya ntibikubuze kuza mu rusengero, urabatizwa rwose ukabizamukana ukabikomezanya, ubizi neza kugira amacakubiri mu mitima. Hari abantu washinguyemo ngo ntushobora kumubabarira, nimero warayisibye, ibindi byose ubikuraho ngo ntiwabasha kumureba, akaba ari ibyo ngibyo gusa. Uwo mujinya niyo kamere y'icyaha utigeze waturira Yesu ngo akubabarire. Ukicara mu rusengero ukaririmba, ibaza aho korari ziririmba amajwi bahagararanye, ariko umwe adashobora gukandagira mu rugo rwa mugenzi we. Ibibembe ni indwara yica. Ntikubuza kwisiga neza ugasa neza, ntikubuza kwambara isuti ukaberwa. Iyo ndwara abakristo benshi kubera yuko itagaragara kandi ari indwara yica itaryana, nicyo gituma bayicarana bakayibana ukwezi kumwe, amezi 2, nta muntu ubizi. Ariko ikinzanye kuri uyu mugoroba, ikimana kubwira uyu munsi, nuko Imana yo mu ijuru irondora imitima irabizi neza kuri umubembe. Wabihisha umugore wawe, ariko Yesu arabizi. Wabihisha umugabo, nta muntu ubizi, Yesu arabizi mukundwa. Wabihisha ababyeyi bawe ngo ntawe ubasha kubimenya, Yesu arabizi. Inama y'itoro ntibizi, ntabwo abashije kubimenya, kuko ibimenye yaterana imyanzuro igasomerwa bizera. Ariko Imana yo mu ijuru irabireba, nk'ibiri hanze irabizi. Aba bantu niyo bakurwa muri ubu buzima, iminsi yabo igashyirwaho iherezo. Ari umugabo wifite, ari umugore wifite, yaramaze igihe kinajya mu rusengero, afite ibibembe, yanze kwegereza Yesu. Nubwo uwo mwanzuro wari ugoye, ariko yahawe amakuru y'uko ushoboka mu izina rya Yesu. Yanze kwegereza Kristo ibibembe byo ngo mubabarire. Nyamara igihe kiragera ugakurwa muri ubu buzima. Ntabwo nzi igihe nzagendera, nawe ntuzi igihe uzagendera. Uzakurwa muri ubu buzima rwose, bazakuzana imbere y'abantu utabasha kuvuga. Umugabo wawe azatanga ubuhamya ati yari umuntu mwiza, umugore atanga ubuhamya yari umuntu mwiza, abo mwiganye ati yari umuntu mwiza, abaririmbyi turirimbana ati tubuze umuntu ukomeye muri korari, inama y'itorero ati uyu mukuru w'itorero mwese murabizi, abapasitoro ati uyu mupasitoro mwese murabizi rwose. Ariko reka nkubwire, marayika utagira icyahishwa mu mutima, igihe abandi bose bazaba bari kuvuga bati bashireho indabyo zanditseho ngo tuzahura mu gitondo cy'umuzuko, marayika wakurindaga abizi neza ibibembe byawe, wazandika ku gituro cyawe ngo ni umwana wo kurimbuka. Atitaye ku myaka waririmbye mu rusengero, atitaye ku myaka wabwirije, atitaye ku myaka wamaze mu rusengero, atitaye ku gihe umaze, na pozisiyo wari ufite muri uyu murimo, na pozisiyo wari ufite muri iri torero. Inshuti mukundwa, igituro cyawe kizandikwa yuko uri umwana wo kurimbuka. Ibyo byakurwaho n'ikintu kimwe gusa, amaraso ya Yesu, uramutse umwemereye. Imana tugire neza.
ibembe byisha abantu. Urabutavugana n'umugore wawe, ntazi imitungo yawe, ntuzi ibyarimo. Umugore afite abandi bagabo hirya, afite imitungo yahishe hirya, ariko barangiza bakagendana. Rimwe ne mukabona bicanye mu rusengero, icyakoze nako ni keza ntacyo gatwaye, ariko Imana irabizi induru ziwanyu. Imana irabigenzura ikabibona ikabyitegereza. Icyatumye ubutumwa buza nuko Imana ibizi neza ko ufite ibibembe, kandi ntabwo ibizi gusa, ifite n'igisubizo kiboneka mu maraso ya Yesu. Yesu ashobora kudukiza rwose. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza, zikorosha umutima, yandiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Yesu afite imbaraga zo gukiza ibibembe, ibyo bihishe indani mu mutima. Imana ishobora kubikiza rwose. Uyu mubembe yafashe umwanzuro wari ugoye. Birashoboka yuko gufata umwanzuro wo kureka icyo, ndabizi neza kuri kubona ari umwanzuro ugoye, ariko amakuru dufite duhawe na Bibiliya nuko ushoboka mu izina rya Yesu. Kuba umukristo mu isi ya none birashoboka. Kuba umukristo muri iki kinyejana nubwo bigoye ariko birashoboka. Kuba umugabo wubaha Imana uri muri iyo famiye imeze ityo birashoboka rwose. Kuba umugore wubaha Imana uri muri iyo famiye imeze ityo rwose birashoboka. Kuba umukobwa wubaha Imana muri iki kinyejana cya none urashoboka rwose. Kuba umusore wiyegurira Kristo muri iki kinyejana birashoboka. Umwanzuro n'uwawe gusa. Uyu mugabo yashakaga guhaguruka asanga Yesu, amategeko akitambika. Birashoboka yuko ufite ibiri kwitambika mu bwonko bwawe, ukavuga ngo ariko niniyegurira Imana kuri iki na kiriya bizagenda gute? Inshuti mukundwa, emerera wiyegurira Imana, ibindi biharire Yesu, afite uko azabigenza. Haleluya. Emera wiyegurira Imana. Tugiye kwinjira mu mwanya w'amasengesho, amasengesho adasanzwe. Imyaka ishobora kuba myinshi mu bwihebe, imyaka ishobora kuba myinshi urwaye ibibembe, imyaka ishobora kuba myinshi waragizwe imbata n'icyaha runaka, imyaka ishobora kuba myinshi hari ibyo wanze kwaturira Imana mu mutima, hari ibyo wanze kurekura, hari ibyo wanze kureka. Nubwo wibuka yuko uramutse ubiretse hari ubuzima bushobora guhagarara, hari ibitashoboka imbere yawe, ariko ndakubwira mukundwa, ni umwanzuro ugoye ariko ushoboka mu izina rya Yesu. Ni ufite imbaraga, Yesu ni ufite imbaraga zihagije zo kukubabarira ibyaha, zo gukuraho ibyo bibembe, zo gukuraho ibyo biri mu mutima, zo gutuma nawe ugira ufite amahoro y'umutima, zikoroshya umutima ukababarira, zikoroshya umutima ukabasha kwihana. Muzamure ibiganza musengere mu mitima ati Yesu mbabarira ibyaha. Yatanze ubugingo bwe ku musaraba kugira ngo dukizwe. Ubu ni umwanya w'amasengesho twinjiyemo ngo Imana idukize ibibembe, Imana itubabarire gukiranirwa, Imana ikureho imyijima yose mu mitima. Yambabariye ibyaha, yambabariye ibyaha. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo tuzakizwe, yatanze ubugingo bwe kugira ngo tuzabone ubwaruke. Ongera uzamure ati yambabariye ibyaha, yandihiriye ibyaha. Yesu zamura ikiganza usengera mu mutima ubwira Imana ati ndashaka kumbabarira ibyaha, kuko Yesu yabitangiye kugira ngo tuzakizwe ibibembe. Ubu uri muri Kristo aba ari icyane mugisha. Sengera mu mutima muvandimwe, sengera mu mutima winginga Imana
Imana byatuza akanwa kawe k'umutima. Ibyo ngibyo wumva ijambo ry'Imana ryatuza, ongera usubiremo mu yandihira ibyaha. Yambabariye ibyaha Yesu. Nshuti mukundwa, atuza akanwa k'umutima wawe. Bwira Kristo ati ndashaka kubohoka, ndashaka gukuraho. Bihinduka umweru. Bwira Yesu ati nubwo nta cyiza nkora ariko ubuntu bwawe nibwo bumbeshejeho. Nubwo nta kiranutse nkaba ndi umubembe, ariko ubuntu bwawe uyu mwanya bushobora kugira icyo buhindura ku buzima bwanjye. Ubuntu bwa Yesu, amahoro ya Yesu ni wowe nkesha byose. Uyu mwanya urubanza ruje, twagirirwa nabi nk'i Sodoma n'i Gomora, ariko Yesu ni umwami n'umukiza. Yatanze ubugingo bwe ku bwanjye, ku bwawe. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo tuzabashe kubabarirwa. Sengera mu mutima. Tugiye gusenga Imana. Hombeka amaso yawe usengere mu mutima. Bwira Imana gira icyo ikora ku bugingo bwawe. Nta wundi mwana w'umuntu ukeneye kumva ijwi ryawe keretse Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru rwose yengetse umusaya ngo igutega amatwi, intega amatwi. Amahoro y'umutima ashobora kuboneka kuri uyu mugoroba uramutse wegurira Imana. Iyuzuze nayo rwose ubona amahoro. Yaranditse ati ubwanjye n'ijye ubabarira gukiranirwa kwawe, ibyaha byawe nkabikuraho, nkabibabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Yesu yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, imibyimba ye niyadukirisha. Igihano cyari kuri we, cyari kuri twe, yagihawe kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Uyu mubembe yibwiye yuko aramutse aya mahirwe y'uyu mugoroba amucitse ashobora kugira ingorane zo kuzazimiza ubugingo bwe. Inshuti yanjye, nicyo cyatumye Dawidi yandika ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma tugira imitima y'ubwenge idapfusha amahirwe tubonye ubusa. Nta mpamvu y'uko urugo rwawe ruhoramo intambara ubizi neza ko ari wowe ubizana. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko, Mana ikomeye, Mana itanga imbabazi, Imana ibabarira. Turagushimira yuko ushobora byose, nta kibasha kuroga imigambi yawe. Kugira neza kwawe niko kutubeshejeho. Ubutabera buje aka kanya twagirirwa nabi nka Sodoma n'i Gomora. Yewe mu gihe cya Nowa bazutse bakibaza impamvu twebwe tutarimburwa kandi tumeze nkabo, ariko nta handi dukesha ayo mahirwe keretse mu maraso ya Yesu. Yesu turagushimira, warakoze, uhabwa icyubahiro. Abayuda igihe batondaga umurongo bagiye ku batambyi, bagiye kwipimisha bafite ibibembe, uyu mwanya ijambo ryawe raturondoye, rishize hanze, rishize ku mugaragaro ibibembe byacu. Dusanze nta bundi buhungiro dufite keretse kuri Kristo. Data, tuje aho uri, utubabarire. Wite ku gahinda n'umubabaro biri mu mutima w'uyu mubyeyi w'igihe yataye no kwibwira yuko bizamuhesha amahoro, ariko abonye ko ntahari rwose, abonye ko ari umwana wo kurimbuka. Data, ikiganza cyawe cyatowe n'imisumari kimukoreho, kimubabarire rwose. Kweretse uyu mugabo uri hano, uzamuye ikiganza nk'ingabo itsinzwe ku rugamba,
guca bugufi kwe binyuze mu maraso ya Yesu, utwakire tukugireho umugisha. Ndingingira abasore n'abakobwa, Mana ubiteho, ubaha umugisha wawe. Ibyo ababyeyi batazi, inshuti ndizibimenye, wowe urabizi. Ntabwo twifuza rwose kuzabura mu rurembo rwo mu ijuru. Utubabarire, tukubera indahemuka by'ukuri. Duha amahoro y'umutima. Turifuza Yesu mu bugingo. Amaraso ya Kristo tweze kandi atuboneze, atari bya none ahubwo ari by'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Ngiza amahirwe nduwa Yesu, nk'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza, ndacunguwe, byawe n'umwuka ndatunganye. Ibyo ndirimba ko Yesu ari umwami ukirangiza. Ibyo ndirimba n'ibyo mvuga, shima umukiza udasiba, n'ibyo ndirimba n'ibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Bwira Imana ati nditanze, ndakwiyeguriye, nditanze, ndashaka kuba uwawe bihoraho. Yeguriye, kiza imbaraga zongera kunyanduza ibibembe, ndakwihaye, kuko nizeye ndishimye kumbabariye. Haleluya, haleluya, haleluya. Narokotse, nta kindi kiturokora kiretse ubuntu bw'Imana, agakiza kutubona muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. None negere juru. Muzamura ibiganza mushimira Imana, murimba ati nibyo ndirimba. Ibyo ndirimba, imbabazi z'Imana zikiriho zibasha kutubabarira. Nibyo mvuga, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Shima umukiza udasiba. Ndirimba cyane ati nibyo ndirimba ko Yesu abasha kumbohora, nibyo ndirimba kandi abasha kunkiza, abasha kumbabarira ibyaha. Nibyo mvuga, ndashima umwami Yesu. Shima umukiza udasiba. Murakoze. Imana iduhana umugisha twese, kandi ijambo ry'Imana rituganze mu izina rya Yesu Kristo, amen.